Muraho neza, ndabasuhuje mwese abadukurikira kuri iyi cano Uruhisho TV. Njye basuhuza nitwa Yvette Niyonkuru. Nishimiye guha ikaze umuntu wese ukurikira iyi cano, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri hanze yacyo, tuguhaye ikaze muri aka kanya. Ndi kumwe n'umutumirwa, reka nawe muhe ikaze abasuhuze. Muraho neza, amazina nitwa Kansime Annette, ariko hariho abandi banzi kuri Marigata cyangwa kuri Marigo, aho nakinnye muri filime yitwa My Love Series, n'iyindi yitwa Love Not Money, aho nakinnye n'iyitwa Mama Brenda. Iyo filime cyangwa izo filime zombi wazisanga kuri channel yitwa King Pazo Show. Kansime umeze neza? Meze neza, ndashima Imana, kandi nawe urabireba mu bigaragara ndi umumama ushima Imana. Amin. Uri umumama? Ndi umumama. Ako kantu wibagiwe kukavuga ko uri umumama. Narebaga fizikali mubireba. Ntabwo twabimenye. Ntubizi ko ari abakobwa bangana se? Abo bakobwa baba bameze bate? Barahari cyane. Abantu Nshima rero Imana. badukurikira ku Ruhisho TV, ubabwiye ko ukina n'amafilimi, ubwo hari nk'abantu bakeneye umumama mu bantu nyine bafite amafilimi, bafite amaporoje y'amafilimi, Bambwira nta kibazo. bakubwira uri redi. Kansime rero Annette turakwakira hano ku Ruhisho TV. Murakoze. Annette rero tugiye kuganira hano, tugiye kuganira, mfite ibibazo ushaka kukwibariza. Utuye muri Kigali? Ntabwo ari muri Kigali neza, ariko ni mu nkengero zaho. Mu nkengero zaho. Uretse kuba ukina filime, hari akandi kazi ukora? Oya, nta kandi nkora, ariko nyine ndagateganya. Uragateganya? Okay. Wavukiye muri Kigali se Anne? Urabona ngaragara nk'imvukire? Mwese mwavukiye abasa nk'amwe wenda abanyakigali murimo imbere ko muba muhumura se. imbere y'i Kigali, inyuma y'i Kigali haba hasa hate? I Kigali mu mujyi, njye navuye ko ndi mu nkengero, ariko noneho harimo abari muri Kigali imbere. Yego. Njye ndi mu Kigali wahaje se ungana ute? Kigali ko natangiye kuyizamo kera ndi umwana. Mbwira ubundi Kigali bwa mbere uyiza. Sinayivukiyemo ariko nayijemo ndi umwana. Ubu urumva wakuriye muri Kigali rero? Nigaga nka P4. Nka P4? Mu wa kane. Ariko urumva wari uzi ubwenge. Nari nzi ubwenge, usibye ko abana bo mu gihe cyacu ari igihe wasangaga si nk'abubu ngubu usanga n'uwitatu nyine ari incakura. Aha, ngiye kukubaza rero, uzi Kigali ubwa mbere nyine aho ubyibukira, uzi Kigali wari uje gusura abantu? Nari nje gusura muri famiye. Anne, uzi Kigali ubwa mbere niki kintu cyagutunguye, mbega niki kintu utigeraga wiyumvisha muri nyine ko mu cyaro, aho ukuntu mu cyaro abantu baba babayeho, ariko uzi Kigali niki kintu wabonye gitandukanye cyane umunsi wa mbere ukigerayo? Umunsi wa mbere Niki kintu cyagutushije wumva wahita wisubirira mu cyaro? umunsi wa mbere nkigera icyantunguye cyangwa Hari icyagutunguye, hari icyakugoye, nk'icyagutushije ukumva wahita wisubiramo mu rugo? umunsi wa mbere nkigera muri Kigali, ikintu nabanje kureba mbona amazu ni maremare cyane, mbona bitandukanye. Icyo gihe urabona mu cyaro epfiriya hari hakiri amazu y'ibigonyi. Ibigonyi urabizi? Yabaga asakajwe ibyatsi, urumva wenda ubukoze ishyano nyine, wenda ari akazu k'amabati ariko nyine kagufi. Noneho nkigera muri Kigali mbona amazu yaho ni maremare, umva nagendaga meze gutya bari kukugonga n'imodoka binyuranamo nawe urabyumva. Umwana uvuye mu cyaro angana gutyo, noneho abona imodoka nyinshi binyuranamo nyine, umva bigutera ubwoba. nta kindi kintu cyakugoye kwambuka umuhanda? Ntabwo byakugoye? Urabyumva nawe. Gusa nanone ikindi kintu nyine ngera muri Kigali nakwibagirwa muri njye, icyo gihe ndabyibuka muri famiye bari hariya Kimironko kuri gereza, cyangwa urahazi? ndahabona Kimironko kuri gereza.
noneho bari bambwiye ko ndi buviremo nyine naviremo muri gare, noneho biba ngombwa ko mfata moto ndi buvuge ko njya kuri gereza ya Kimironko, noneho gereza icyo gihe mvuyemo hazamo segiteri, noneho hajemo segiteri mbwira umumotari ndamubwira ngo njyana Kimironko kuri segiteri, mana yanjye urabyumva nawe, ubwo umumotari anjyanye kuri segiteri, anjyanye kuri segiteri, ariko ubwo bwari ubwa kabiri, urumva aho hantu hambere nyine kuri gereza nyine urabona haba hari amazu, muri uriya mudugudu wa Vega hari amazu nyine menshi, noneho anjyanye kuri segiteri ahantu twanyuze nkajya mbona nta mazu ahari, ariko nanga kumubwira ko nayobye, angejeje kuri segiteri ankura ati twahageze, ku mutima mva tayari nari namaze kumenya yuko nyine nayobye, ubwo mvuyeho nkomeza nsirikira muri uwo muhanda ngenda ngaruka ngenda usubira aho wavuye, ngenda ngaruka nsubira aho navuye, nsubira inyuma nsubira aho navuye, ndabigenza. Noneho igitangaje ni ukujya kuyoboza muri Kigali, mu cyaro ushobora kuba ati wenda munyobore kwa Kansime, baba bakuzi bakakuyobora, noneho icyo gihe ngenda kuyoboza ku muntu ndanyoboza kwa runaka muri Kigali, se bamubwirwa nawe wavuze izina, navuze izina urumva, numva ko ni nk'Imana ngira ngo ashatse kugira ngo ngaruke, sinzi ukuntu hahise hazamo gereza, umwanya hajemo gereza, cyokora nari mfite ibiceri, nari nasigaranyeho ibindi biceri, mpita mfata indi moto ndamubwira ndashaka ko njyana kuri gereza, kandi urumva nta n'intera nini yari irimo, usibye ko nyine ntaho nari nzi, njye kubona mbona nyine anshishije muri ya nzira nigeze kunyuraho ubwa mbere, mbona nsubiye mu cyerekezo, ndagenda nyine mbageze ku gipangu, reka ego ku mana yanjye urahigejeje, ndabaho cyane rwose, ariko ku mutima nyine sinababwira ko nayobye. ubwo igihe cya mbere wahaziye n'ubwa kabiri uhagarutse wayaciyemo igihe kingana iki? Urumva ntabwo hari haciyemo, urumva nazaga ubwa mbere n'ubundi naje muri vakansi, urumva n'ubundi nongera kugaruka mu gihembwe n'ubundi cya gatatu cy'undi mwaka, haciyeho umwaka, ubwa mbere nari nazanye na anti nyine, noneho ku wundi mwaka n'ubundi arampamagara, kubera ko nyine yumvaga ko n'ubundi nahaje nahamenye, n'ubundi arampamagara muri icyo gihembwe kindi nyine niko kuza, rero nuko nyine nayobye nyobera muri Kigali. Ikigaragara cy'icyo gihe bari bataragira biriya byo kuvuga gusenya kubaka muri Kigali, hari ukuntu ujya muri Kigali wagaruka undimo ugasanga barasenye. Kigali bahora bubaka, Kigali n'ubu ngubu ushobora kuvaho uyu munsi, ejo ugasanga ahantu waruva ugasanga bahubatse. Urumva ahubwo wowe wari uzi ubwenge, kuko niba waravuye kuri gereza ukigeza ku gipangu nta muntu uje kukureba kuri gereza, ubundi abandi arakubwira ati mpagaze Nyabugogo aha n'aha, n'umwagenti ukamuvuga n'uburyo yambaye ukamuvuga, Imana yahabaye nanjye, urumva icyo gihe Imana yahabaye, uzi ko wari ugiye gereza, kuri gereza ukavuga ko ugiye kuri segiteri, wari wabona aho umuntu wayobye, nagendaga gutya nkagaruka mfite isoni, nkahura abantu bari kubona ngoma, ahubwo icyiza ni uko uwo muhanda ushobora gusanga nta mamoto menshi abaga arimo na cyangwa amamodoka, nta mamoto menshi yari arimo, sinzi ko hazi nyine ni kuri ndahazi kuri segiteri no kuri gereza ndahabona, ariko Imana ishimwe ko yakugejeje amahoro, kandi ubwo ntabwo wigeze ubabwira iyo sitori, wabitinyuka, ni wowe wa mbere ubwe n'abakunzi bo ku Ruhisho TV, Ruhisho TV muzatubwira namwe abantu bigeze kuyobaho gutyo, ariko nta nubwo bitangaje umuntu wizanye muri Kigali, kuba ubwa mbere umuntu yakujyana akakugeza mu rugo, ubwa kabiri nyine ntuyobe, ni ibintu bitangaje, urumva kuyobaho nta muntu utayoba, kuko nyine aba ari agasitori kaba gaciyemo. Ikindi kintu rero cyagutunguye muri Kigali ni igiki? cyantunguye se ukigera i Kigali? ngera i Kigali gusa nyine Kigali ni nziza, irasa neza, bibaye ngombwa wayihoramo,
wayiboramo ukajya none se niyo ane ntego njyewe njya mu cyaro kwiteza icyaro. abantu bakakubwira ngo iyo nk'umukecuru akakwarurira ibiryo byinshi byinshi ngo mu Kigali ngo nabonye mutajya murya nyine akumva ko mwishwe n'inzara. Wowe ugera i Kigali ubwa mbere wabonye ko abantu b'i Kigali batarya? Ntabwo bigeze bakwarurira ngo uvuge tutu ntabwo tumpaza. Oya, i Kigali bararya nyine icyiza cyaho bashyira ku meza bashyira ku meza ukiyarura ukihereza ibyo ubasha. Oya, hari aho ushobora kwiyarurira ugafata ibyo ubasha ugasanga ucuza abandi si ubizi. Gusa nyine wenda niba uvuye mu cyaro waramenyeye bashyiraho kurya ibyo mu byinshi, cyaro noneho icyo gihe ugira akantu k'isoni bari bubone impakiye baragira ngo nyine nawe ugashyiraho dukeya akaba ari n'igihe wenda udahaze ariko nyine ukemera urumva ukirumanganya nyine kugira ngo bataguseka. yego none se reka nkubwire njyewe rero bwa mbere nzi Kigali nyine icyo gihe natunguwe nuko nyine baruye mbona bashyizeho icyo gihe batetse imyumbati n'ibishyimbo, bashyizeho umwumbati umwe, yashyizeho n'akarushi k'udushyimbo na voka, akavoka gato cyane. Mbese ubu utu tuntu baruye nanjye ndarutungana gutya, nk'uko babivuze nanjye nariyumanganyije nshyiraho utwo ngutwo ariko naraye nayura. mbega icyo nakubwiraga ngo numvaga nshaka kwisubira mu cyaro nkajya kwipakirira bya bintu ipakira. Rero nicyo kintu nakubazaga ngo ni iki kintu wumvaga gishobora gutuma wakwisubira mu cyaro? Igihe cyatumaga nasubira mu cyaro ni uko aho hantu nari nasuye baruraga uturyo duke. Oya, njyewe muri famiye bashyiraga ku meza mwariyaruriraga nyine ukarya ibyo ushoboye. Kandi ikindi nakundiraga kuza muri Kigali icyo gihe nyine nasubiraga mu rugo ukeye nyeye bakajya ari n'abavuga ngo yaritukuje urumva, kandi se byahera urumva. Gusa nyine utuzi tw'i Kigali njyana n'amatara yawe wenda akaguhindura nta mavuta ahenze nisiga urumva, ariko nkasubirayo natukuye bakaba bati yaciye mu cyuma. Hari n'umuntu wigeze kubimbwira tuwaciye mu cyuma. wamaze nk'igihe kingana iki ubwo? Ni amezi 3? y'amezi twafungaga mu gifungo ugasubirayo nyine ugiye kunyunuka. Iyo wasubiraga ku ishuri bahitaga babona ko uvuye i Kigali? Napfaga gushyika mu mudugudu iwacu bakaza bahurura bakavuga ngo waritukuje, ariko ngo banagukoragaho waciye mu cyuma cyawe urumva, bakagukoraho ngo barebe. icyo gihe urabyumva nyine umwana wagiye muri Kigali umva ukamanukana udutwenda ukajya gute bakaba Mana yanjye we muri Kigali icyo gihe umva byabaga. Kigali ni nziza pe, nuko nyine ari ukubura twese ntitwayijyamo ngo bikunde, ariko Kigali ni nziza. Kigali murahumura pe ni ukuri. noneho nanjye cyakora icyo gihe nk'umuntu twahuraga nabona umuntu wese asa neza nkamukurikiza ijisho nangiza nanjye nkireba. urumva nyine ubunyacyaro ukuntu butonda. Gusa ntabwo nzi ko nk'uko tubona umuntu mu cyaro iyo umuntu avuye i Kigali ko tumumenya. Ntabwo nzi neza ko umuntu iyo avuye mu cyaro aje i Kigali sinzi ko wamenya ko ari umunyacyaro. Uramumenya aba ameze ate? Uko yaba yakarabye yambaye neza ngo ukivamo, ariko ntabwo kijya kikuvamo. kugira ngo kikuvemo kimara igihe kingana iki? Umunyamujyi se hari igihe washyika aho wambukira imodoka ukabanza ukagera gutya ariko umunyamujyi umva ashaka ko ukeneye yamukubita, ariko nyine imukubita yambukanye ubunyamujyi urumva. Umunyacyaro abanza akaraguza akareba hirya no hino. Yego umva baramureba pe, ukivuyemo uramureba ariko bigira bikamushiramo nyine uko ugenda uwutindamo bikagenda bishiramo, ariko bitwara igihe. Ikindi kintu nkigera i Kigali cyantonze ni imihahire yaho. Wowe wabibonye gute? Imihahire iragoye. iriya nyine mu Mutara usanga nk'imyumbati ni ku mifungo, ariko inaha ni ikiro. Inaha ni ibiro, ugasanga akumbati kamwe gapima ikiro. Kibaza umwumbati w'ikiro nawo mu cyaro se. Urugero nkatwe nyine sinavuga ko nuye ku Munyengeri Nyagasambu Gihundwe ndahabona aho riremera, ariko ribanza riremamo ibintu byose. Riremamo ibintu byose umva biba bihari byose.
umva gusa ikintu cyose washaka, imyumbati ibiri, amateke ibiri, ibijumba bihendutse byose kandi cyane. none se imyumbati bayicuruza bagize Umva nayo iba itanditse cyangwa se bakayishyira kuri urwo rutaro, ntabwo hari ibiro ntabwo ari ibiro. utabeshye Ntabwo ibijumba biba biri hariya, amateke, imyumbati, ibiki byose ibyo ushaka. izo nyagasambu za hirya Nyagasambu rirarema. izina ni ryo hantu kabisa. Urumva rero ibyo kurya biriyo, haracyariho imirima, ujya munsi y'urugo ugakura uwo mwumbati cyangwa se ugatema icyo gitoki. Nyine mwebwe mwikunda ntacyo ubwo tuziranye uzajya utuzanira nta kibazo rwose. none se wowe uko wabibonye tugiye nyine ku kindi kintu kivuga ngo uko wabyirutse mu cyaro n'abana b'inaha i Kigali ubona itandukaniro ari irihe? Itandukaniro rirahari, irihe rinini cyane. Bwana reka mvuge nyine mu gihe cyacu turi abana, suwe wasangaga umva amazi n'umubiri wawe wagira ngo amazi yaciye aha nawe uca. mu cyumweru wakarabaga kangahe? mu cyumweru cyangwa mvuze hasi? usigaye igihe waryamaga nyine wenda waryamaga utoze, ariko ukagerageza kubyuka kare, ati ndaza kuzindukira mu kime, ukagenda uca mu kime kugira ngo nyine inuza use neza buze, cyangwa se nawe uri bunyure mu mudugudu mujya gukina baze kubona yuko nyine usa neza, urumva? Cyangwa se akenshi ugasanga twagiye kwidumbaguza, sinzi niba kwidumbaguza ubizi, mu Nyiri mukajya kwidumbaguza mukirirwa iyo wenda wagiye mu kwidumbaguza ubwo umwera ni wose. suhuza abantu bose bazagukurikira kuri channel y'Uruhisho. Ndasuhuza abantu twidumbaguza mu Nyiri, urumva? Cyangwa abantu bakoze ibyo bintu pe, urumva? Nanjye narabikoze, twavomaga ahantu hari n'akagezi, amazi mukayatereka mugahita mujya muri ako kagezi kwidumbaguza, urumva? Tukagenda tukajya gushaka, umva tukajya gushaka ibyo bitaga inuza amanazi, sinzi n'ubizi wowe, amasheka, tukajya yesu we mukirirwa muri ibyo, ugataha usa nk'akavumbura amashyiga. Urumva? Kandi se shaka ubwo wambaye urupira ruhurutura rukagushyika imbere nta kintu kirimo. Yesu mana yanjye, abantu badukurikiye ku Ruhisho ibyo bintu murabizi, wa runiga imbwa. Umva iriya mipira yagiye he? njya nibaza iriya mipira yagiye, noneho ugasanga urumva tugiye nko kugira ugiye nko ku kiraro gukamisha nyine, wenda uhagaze nko ku nyana kujya winikiza nyine barimo bakama, ugasanga wicaye warumanuye gutya wakweza amavi ukicayemo cyose, mbega yabaga ari umupira, yabaga ari n'ipantaro, byose byabaga, ukikanga wasinziriye aho. Ubwo urahaguruka aho ngaho ujya kugira gute, kuryama waguye agacuho, noneho ni hahandi uri buzindukire ujya mu kime, guca mu kime nyine kugira ngo ukaba muri ubwo buzima. Hari n'igihe bakakubwira ngo ujya gukaraba, kuko wabaga uzi kuri buturuke hariya bakureba, kandi waragenda gukaraba imbere gusa, umwanya ukaraba imbere inyuma ntiwakaraba. urumva waturuka hari umubyeyi akakubwira ngo ndabona wakarabye ngo njya kuryama, ubwana sinzi ukuntu ntabatekereza uwo mwanya wafashe ukaraba imbere kuko utakarabye n'inyuma. Nyine ngira ngo ni ubuzima n'ubundi ngira ngo muba mumenyereye aho kuba muri icyo cyaro nyine cyanyu muba murimo aho ngaho, kuko ntabwo byabaga ari wowe wenyine, n'abana benshi mwabaga mubihuje, mujya gukina imipira. Njyewe mbona kera umuntu yagiraga n'impano nyinshi, urumva asanga dukina akadenesi, ukina ukina rero ukina ibiki byose, ariko abana b'icyo gihe kugira ngo bapfaga no kurwara, uko bizera giripe wajyaga wumva ngo giripe ngo urukororo wiriwe muri ayo mazi y'inyiri, urumva? Kandi y'imvura
ukajyamo ukidumbaguza ukaza uri muzima ukananywa nta ukanagira bintu by'inkorora nta biki niba wenda mwarwaye n'izo nzoka cyokora bavuga uti ibyo bishaka babibahereze ariko ukomere uri mutaraga urumva ku bana b'iki gihe ugende noneho natwe nyine urabona twabaye ababyeyi akantu uba ugize ntiwatuma gakora mu mazi y'imvura nigakoramo kararwara inkorora urumva utwenze ku munsi akarabe nka kabiri urumva imyenda uyu munsi yambare nimugoroba akuremo cyangwa se ejo nawe usubiremo ariko watekereza ukuntu we wambaraga urupira ugenda abana ujye ku ishuri rimwe na rimwe uhetse ari mukuru ariko wowe kiragiye wagiraga niba ujya ufite agakarine mwana yanjye we umubyeyi apfa kuba yarabonye bukeye ngo jya kwiga wakoga utakoga ibyo ntabwo abizi niba ari bubyiteho urumva hari itandukaniro ryinshi noneho mu mujyi noneho umwana reka noneho mu mujyi ho ariko no mu cyaro barasirimutse ni cya gihe cyari igihe cyacu ngira ngo mu gitondo ari urujya n'uruza rw'ababyeyi batwara abana ku mashuri no mu cyaro barasirimutse ariko igihe naje gusanga atari uko wenda atuma barasirimutse kirya gihe ababyeyi nabo ngira ngo babaga bafite inshingano nyinshi uzi ko wasangaga yenda afite uwo mwana wiga mu wa mbere pirimeri afite n'undi acukije afite n'undi yenda atwite babyita indahekana indahekana nta by'umukozi ariko icyo gihe ubu ngubu reka iterambere ryaraje nta by'indahekana sinzi niba indahekana zikiba ni indahekana niyo zabaho agerageza uburyo ashaka wenda umukozi ni ukuri pe no mu cyaro ariko kiriya gihe nyine urumva umubyeyi yabaga ubwo afite nk'utwana tungahe dukururukana ubwo ari mu murima agira ibiki ategereje kujya gutekera uwagiye ku ishuri kwahirira inyanazi yasize mu rugo rimwe na rimwe ari bujye kuvoma ababyeyi bakiragiye ababyeyi bacu ni ukuri umva turabubaha cyane turabubashye mwakoze akazi gakomeye umva kiriya gihe ababyeyi bakiriya gihe baravunitse n'abubu baravunika pe ariko abubu ngubu niba nabyita baranasirimu nyine yanashaka n'uwo mukozi akajya gushaka nawe ariko agashaka n'umukozi umufasha si nka kiriya gihe rero bari ababyeyi baravunitse pe ababyeyi bacu turabizirikana ko mwatuvunikiye ni ukuri kandi mwagize neza uzi ko ugiye mbyibutse nk'ubu ngubu uzi kuva ku ishuri twebwe hari ukuntu nyine twigaga saa sita tugataha tugasubiraho nimugoroba ugasanga umubyeyi mu kuvuna urukwiye yashyize ikacanire niba ari inkono y'ibijumba niba ari imyumbati ageretse ku bishyimbo wasangaga bitaranashya mukabanza mugategereza we mukenyegeza cyangwa ukabanza ukiriza ugira wigeze wirizaho ngo wasanze bidahiye we nk'ubu mwumvire mukora iki mucyangwa ntabwo muba muzi ko umuntu yagiye ku ishuri ibyo bintu ubwana buraryoha ewe data umubyeyi umwana wanjye ihangane ariko ihangane ari n'ababyeyi batabonaga uwo mwana byanyuze anyura ashakisha wajya kubyinira rero abana b'iki gihe ubanza rwose biga neza abana b'iki gihe ni abatesi pe ni abatesi umwana arageza imyaka 7 ni urugero ataramenya no gukoza isahani ukimwoza urumva ariko ntabwo bikwiriye njyewe numva bidakwiriye kanseri njyewe umwana w'imyaka 5 byaba nzi kwikarabya yenda ukagenda ugiye guceka nyine ntabwo mvuga ko nyine wamwoza buri gihe uramureka akoga urumva ariko hano inyuma ari igihe aba atahashyikira wenda akiyoza nk'uyu munsi mu gitondo nimugoroba wenda nawe ukaza kujya gute kandi umuntu akamutoza ko agomba koga kuva hejuru kugera hasi cyane ariko ndabizi ko hari abana bagira imyaka 13 bakibafurira nanone biterwa nanone mu gihe igihe nagize imyaka 13 bampa imbafu yuzuye imyenda biterwa n'ubuzima wavukiye ariko se tubwite ko ari ubuzima bubi kuba wagira imyaka 13 z'ubwenge uzi gucanira inkono igashya nanone reka nkubwire ive urumva niba hari umwana wavukiye n'urugero mu rugo mu gipangu mu bakire uwo mwana mama wawe nawe yaravukiye muri ubwo buzima nawe niko azakurera akenshi ntazabigutoza azabiharira
wabikoze ariko we niba wumva ko 13 warajyanaga ibasi yuzuye imyenda ku idamu gufurirayo nawe ibyo nubyara tubyite ko byabaga ari imvune cyangwa ibyo tubyite ko kwabaga ari ugutoza umwana akazi twabyita iki aho ngaho ego wenda habagamo harimo n'imvune kuko ku ariko myaka 13 nanone wabaga ugeze urangije P6 habaga harimo imvune pe waravunikaga ariko nanone byakwigishaga gukora kuko ntabwo wabaga uzi wenda ejo ubuzima uzahura nabwo kandi hari igihe wasangaga uri umukobwa wenda uri muri urwo rugo gusa wareka kujya gufura ukajyana ugomba gusiga imyenda ukubuye ukoropye wogeje ibyatsi bye wasangaga mugenda muri nk'abana muri nk'abakobwa benshi nyine mukajya ku idamu gufura umwe yasoza agafasha abandi mukagira gutya mukongera mugataha urumva ubwo rero nanone ubuzima kenshi ibyo wagiye unyuramo urumva kenshi niba wenda warabyirutse ukora niba waratangiye gukora ufite iyo myaka nawe nubyara abana bawe uzatangira kubatoza gukora n'ubundi bakiri bato ariko niba waravukiye n'ubundi mu rugo rw'abakire n'ubundi nawe uzumva ko aribwo buzima nyine gukora ukora uko ugeze mu rwawe cyane oya wenda kugikurikizaho nta kibazo ubwo ahita ajya kubivuga noneho nabona nka Ivete nkagenda umuzi Ivete ndi kumwe n'abandi bana Ivete gutya na gutya na gutya utwana two mu cyaro twabaraga inkuru urumva nyine ugasanga nyine nibwo buzima abantu nyine bibereyemo kasi ndumva twasubikira ahangaha ariko twavuga ngo tuzagaruka dusubukure iki kiganiro tugiye gukompera abana bo mu mujyi n'abo mu cyaro turebe noneho ubundi umwana nyamwana uzi ubwenge akwiye gutangira imirimo afite imyaka ingahe ese niba iki waba umutoza gukora kubera yuko ujya kubona ukabona umwana nyine agize imyaka 20 atazi no kwimesera ikariso pe cyane urumva ariko iki kiganiro gishobora kuba kirekire cyane reka tubahishire abakunzi bo ku Ruhisho TV tubahishire ngo tuzagaruka dusubukura tureba ngo umwana ukwiye kumutoza gukora byari gukora si ibintu ushobora no kumutoza yandura ku meza akamenya isahani avanye ku meza arayijyana hehe reka dushimire rero abantu twabanye nabo bazakurikira kino kiganiro tunashimira abantu badukurikira ku Ruhisho TV tubahishimye kugira ngo umuntu akubwire kuraje aba ari umuntu wawe agukunda aba yishimiye ibintu uri gukora rero twe turabakunda Imana ibahe umugisha reka dusubikire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nakagaruka naho ubutaha shalom